bahaye ikaze bakunzi ba Mama Media. Uwakubaza ibintu 10 bya mbere cyangwa se akakubaza bibiri by'imbere kurusha ibindi bikurura amarangamutima y'umuntu, rimwe na rimwe umuntu akagera avuga ko uriya muntu ndamukunda, ndamwemera cyane, gusa icyaza mu munsi umwe tugahura bitewe n'ibihangano akora cyangwa se indirimbo akora. Aha umuziki ni kimwe mu bintu bya mbere bitusha ku marangamutima y'umuntu, dore ko abenshi bawukora usanga bawinjizamo agatubutse cyane bitewe n'urukundo abafana babo bawukunda. Aha rero Inuma Media yaguteguriye abahanzi 10 ba mbere mu Rwanda bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa Instagram, cyangwa se beretswe urukundo n'abakunzi babo bakanda follow ku nkuta zabo za Instagram. Ndi Rumenera Inuma Maxime, kurikira iyi ni Inuma Media. Ku mwanya wa 10 w'abahanzi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa Instagram turasanga umuhanzi Niyibikora Safi wamenyekanye cyane mu izina rya Urban Boys. Safi Madiba ni umwe mu bahanzi bakurikirana cyane kuri Instagram, dore ko akurikiranwa n'abasaga 416 bakanze follow cyangwa se bahawe uburenganzira bwo kujya bamukurikirana cyane kuri Instagram, bakurikirana na post ziwe. Safi Madiba twamenye cyane mu ndirimbo nyinshi cyane, aho yari ari mu itsinda rya Urban Boys hamwe na Nizoka Boss ndetse na Humble Jizzo, dore ko nyuma baje kuza gutandukana. Safi Madiba akikora na wenyine, nabwo agakora indirimbo zigakundwa n'abatari bakeya, dore ko nabwo bamufataga nk'umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu ruganda rwa muzika hano mu Rwanda. Wakwibaza uti se ku mwanya wa 9 turahasanga uhe muhanzi? Naundi ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi Muneza Christopher akurikiranwa n'abasaga 417 arusha Safi Madiba 1,000 gusa, dore ko Muneza Christopher ni umwe mu bantu bigaruriye imitima abantu benshi bitewe n'igikundura afite muri rubanda, haba igihagararaho ndetse n'ubudasa bw'indirimbo yakoraga, ijwi ryiza. Rero Muneza Christopher aza mu rutonde rw'abahanzi 10 mu Rwanda bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri social media. Muneza Christopher mwamukunze cyane mu ndirimbo nyinshi cyane nka Mikasa ndetse n'izindi yakoze mu myaka yatambutse, Ijuru Rito ndetse n'izindi nyinshi cyane. Christopher Muneza ni umwe mu bahanzi bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Wakwibaza uti se ku mwanya wa 8 turasanga nde? Turasanga umukobwa wa Mugemana Charles, na wundi ni Queen. Uyu akurikiranwa n'abasaga 433 ku rubuga rwa Instagram, dore ko uyu Queen nawe ni umwe mu bahanzi bakunzwe hano cyane mu Rwanda, yigarura imitima y'abantu benshi bitewe n'ubuhanga, ubudasa mu myandikire ndetse no mu miririmbire. Queen ni umwe mu bahanzi kazi bamaze igihe kinini mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, dore ko yinjiye mu muziki ahasaga mu mwaka wa 2012. Queen ni umwe mu bahanzi bakurikiranwa cyane kuri social media ku rubuga rwe rwa Instagram cyane. Wakwibaza uti se ku mwanya wa 7 turasanga nde? Ku mwanya wa 7 nta wundi ni Dr. Muyomba Thomas cyangwa se umwite Tom Close, umwe mu bantu bafite itafari rikomeye cyane ku ruganda rwa muzika hano mu Rwanda. Tom Close abenshi bakubwira yuko ari we wazanye bita The Ben ndetse na Meddy mu ruganda rwa muzika hano mu Rwanda. Tom Close abenshi ntimubizi cyangwa se ababizi ntibanabyibuka, gusa ni we muhanzi wa mbere watwaye Primus Guma Guma Superstar yabaga hano mu Rwanda, dore ko yayitwaye ahasaga mu mwaka wa 2010. Tom Close umwe mu bahanzi bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo zo ni nyinshi, hari Igikomere, ni nyinshi cyane yakoze zigatuma akundwa n'abatari bake hano mu Rwanda.
Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umuhanzikazi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nta wundi ni Aline Gahongayire. Aline Gahongayire ni umwe mu bigaruriye imitima y'abatari bake cyane bitewe n'indirimbo akora ziba ziganjemo ubutumwa bwinshi cyane, dore ko abaramya abahanzikazi bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abenshi baje bamusanga muri uru ruganda, dore ko kugeza ubu ngubu Aline Gahongayire ni umwe mu babwiriza bakomeye cyane u Rwanda rufite. Aline Gahongayire umwe mu bahanzikazi bakomeye cyane hano mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, gusa ku rukuta rwe rwa Instagram akurikiranwa n'abantu basaga 480 byose, byinshi cyane. Ku mwanya wa gatanu w'abahanzi bakurikiranwa cyane hano mu Rwanda ku rukuta rwabo rwa Instagram turasanga umuhanzi Israel Mbonyi. Israel Mbonyi akurikiranwa n'abasaga 579 byose. Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda, dukuyeho ko akora indirimbo za gospel gusa akurikiranwa n'abatari bakeya, dore ko ni umwe mu bahanzi bamaze gukora amateka yo gukora ibitaramo bisaga biri muri BK Arena cyangwa se Kigali Arena, bakayuzuza bakayipfuka ahantu hose, amatike agashira hakiri kare cyane nabyo kugombera kujya kugura amatike ku muryango. Israel Mbonyi mwamukunze mu ndirimbo nyinshi ku marembo y'ijuru ndetse n'izindi nyinshi cyane. Israel Mbonyi abakunzi be, abakunzi bo kuramya no guhimbaza Imana bamweretse urukundo nabo bati kadukande follow kuri page yawe Instagram kugira ngo tujye tubasha gukurikirana amakuru yawe ya buri munsi nk'umuhanzi dukunda. Ku mwanya wa kane w'abahanzi bakurikiranwa cyane kuri Instagram turahasanga umuhanzikazi w'umunyarwanda wakoze ibikorwa bidasanzwe mu muziki nyarwanda, dore ko ari wenyine ufite Primus Guma Guma Superstar yabaga mu Rwanda. Uwo na wundi ni Butera Knowless. Uyu nguyu yakurikiranwa n'abasaga 758 kuri rwa Instagram bakanze follow bakavuga bati twebwe reka tuze tujye dukurikirana ibiganiro byawe, dukurikirana akantu ushyizeho umunsi ku wundi. Uyu Butera Knowless mwaramukunze cyane, dore ko n'umwe mu bantu bigaruye imitima y'abantu benshi hano mu Rwanda bitewe n'indirimbo yatanga zirimo ubutumwa bwinshi cyane. Abenshi yasohoraga indirimbo bakayigereranya nk'aho ari guha ubutumwa umuntu runaka, gusa we yabifataga nk'aho ari amagambo y'abafana, ariko ntibyakoragaho ko Butera Knowless ari umuhanzi ukunzwe hano mu Rwanda, ari umwe mu bahanzikazi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa hano mu Rwanda, kandi n'ubu ngubu bagikora, ubona ko agifite akabaraga utitaye ku myaka afite, dore ko ari umwe wamaze muri Uganda imyaka myinshi cyane. Abenshi bayita top 3. Sinzi wakwibaza ngo batatu bari imbere n'abahe, gusa mbere yuko mbakubwira banzo kandi subscribe hano ku Numa Media, ubundi ugira urushaho gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ukundi uko bwije n'uko bukeye, gukurikirana ibintu byinshi bitrendinga muri siporo, mu myidagaduro ndetse n'andi makuru acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ni Numa Media, kandi subscribe ubundi tujye tubana muri top 3. Ku mwanya wa gatatu na wundi bamwita Mugisha Benjamin wamenyekanye cyane nka The Ben Tiger B, niko gataziro kiwe. Afite abamukurikira ku rutonde rwa Instagram basaga 892. Aba ni abantu benshi cyane kuko aburaho abantu basaga 100,000 gusa kugira ngo yuzuze miliyoni. Mugisha Benjamin The Ben abenshi bavuga yuko ari umwe mu bahize itafari bikomeye cyane ku muziki nyarwanda, dore ko ari umwe mu bawukoze kandi bagakundwa n'abatari bake mu Rwanda, kandi n'ubu ngubu bakigaragarizwa urukundo rwinshi hano mu Rwanda. Bamwe bamugereranya nk'umwami wa muzika mu Rwanda, gusa abandi ntibabyemera bitewe n'ibikorwa akora, dore ko adakunda gusohora indirimbo nyinshi cyane, ariko izo asohoye zirakunda. Yewe nimuvuga abenshi muravuga ati
ese kuki yaba yaje ku mwanya wa kabiri? Nta wundi ni umuhanzi Ngabo Medard, akurikiranwa n'abasaga miliyoni n'abarengaho gato miliyoni ku rubuga rwe rwa Instagram. Ngabo Medard yamamaye cyane nka Meddy, ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo zakunzwe cyane usibye no mu Rwanda ndetse no ku isi yose, dore ko niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda waciye agahigo ko kugira indirimbo igakurikiranwa n'abantu barenga miliyoni 100 zose ku rukuta rwe rwa YouTube. Indirimbo Slowly ni imwe mu ndirimbo zazamuye ibendera ry'inyarwanda ry'umuziki nyarwanda mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngabo Medard ni umwe mu bahanzi bakunzwe mu myaka itari mike cyane hano mu Rwanda, dore ko yinjiye mu muziki ahasaga 2007-2006, aza yigarura imitima y'abatari bakeya 2010 yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari kumwe na Mugisha Benjamin bakajya bakorera umuziki wabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngabo Medard ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda bakigarura imitima y'abatari bake cyane. Umwanya wa mbere w'abahanzi bakunzwe hano mu Rwanda nta wundi, abenshi mumwita Munyakazi, abenshi mukamwita niwe generasiyo y'umuziki nyarwanda, niwe uko ibihangano byinshi kandi byiza hano mu Rwanda. Gusa abatamufana nabo bavuga ko ari umwe mu bahanzi bakora ibikorwa byinshi ariko nimenyekane. Gusa ukuri nuko Bruce Melody ariwe muhanzi ufite followers benshi ku rukuta rwa Instagram 1,000,000. Bruce Melody usanzwe yita Munyakazi, amazina ye nyakuri bamwita Itahiwacu Bruce, ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda mu myaka itari mike, dore ko nk'uko nawe abyivugira niwe muhanzi wa nyuma watwaye icyahoze cyitwa Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2019, yarangiza nayo igahita ihagarara. Wa mugani we natwaye Primus Guma Guma ihita ihagarara. Itahiwacu Bruce ni umwe mu bahanzi bakoze ibikorwa bitandukanye hano mu Kinyarwanda, dore ko ari umwe mu bahanzi batwaye ibihembo ngarukamwaka by'umuhanzi witwaye neza mu Rwanda 2020, 2021, 2022. Ubona ko ari umuhanzi mu by'ukuri koko ukora ibikorwa by'indashyikirwa kandi byiza cyane. Itahiwacu Bruce niwe muhanzi wa mbere ufite followers benshi ku rukuta rwa Instagram. Iyi ni Numa Media. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe, ubundi ukajya urushaho gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ushobora no kutwandikira muri comment ukatubwira ngo ubutaha mwazadukorera kuri ikintu. Njyewe ndi Rumenera Numa Maxime. Ciao ciao.